hari abantu bamwe iyo batabaye aba mbere bahita barwara, akarwara akumva ari failure, akumva no, this is a contest, sibyo? Ariko purpose y'Imana yo umugisha urimo, purpose y'Imana ku buzima bwawe ntihinduka ngo nuko utabaye uwa mbere. Icyo gihe you take it easy, ujya mu bintu ugakompitinga, uyitabaye uwa mbere ukavuga ngo fine. Kera nyiri umwana twajyaga dukunda kubyigana, murabizi abana barabyigana, twebwe twavukiye no mu cyaro, si nk'ibi byo mu mujyi umuntu aba afite igitanda cye, mujya ku meza umuntu afite isahani ye. Twe twavukiye mu cyaro nyine hahandi bashyira ibiryo ku nkoko n'ibishyimbo ku isahani, cyangwa se nabyo bakabishyira ku nkoko mwese mugahurizamo ikiganza. Kuko urumva yewe when you are 64, twebwe twavutse muri u Rwanda rukiri u Rwanda nyine ruri pristine, tukiri icyaro. Noneho mama akatubwira ngo ntimukabyigane, ngo isi ni ngari, sibyo? Isi ni ngari kandi buri muntu wese ashobora kuyibona mu mwanya we. Nk'ubu mushobora kwicara hano mugakompitinga ariko mukazavamo bamwe bangana, kabati kanaka yandiye umwanya, nta mwanya wawe yatwaye. Ibyo nabyo ni wisdom ya mama. Yajyaga atubwira ngo umuntu nabona umugisha ujye wishimana nawe, kuko umugisha yatwaye ubwo ntiwari uwawe, uwawe uri ahandi. Kuko Imana ikurema yakugeneye purpose kandi ifite n'imigisha izajyana na purpose y'ubuzima bwawe. Icyo rero mugomba kwitaho cyane kuruta ibindi niyo purpose. Ukavuga ngo ibyo ari byo byose nza gukompitinga hano, sibyo? Hari porogaramu mwatanze, bimwe tuba tubikurikira mu makuru gutya, buri muntu wese afite project, sibyo? Don't drop your project ngo nuko utabaye miss. So if you are dreaming to help the country, ni wara inzozi zawe zari zo gufasha abanyarwanda, waba miss utamuba, inzozi zawe ntuzazipfusha ubusa, kuko Imana igufitiye umugambi, ifite purpose. Komeza uyikurikire. Iyo ni wisdom umuntu yiga. Wenda ndagenda mbahamo n'ubuhamya kuba giye nkunda kwigisha ntanga ubuhamya. Yewe ndangiza muri university, nari mfite dream yo kuba umwarimu muri university, kandi nyigeraho. Kuko twebwe twiga muri za 70, yewe nagiye muri university muri 77. Noneho icyo gihe abarimu bacu nka 90% bari abazungu muri department zose. Ariko batangira program yo kuvuga ngo abanyeshuri bazajya barangiza bafite amanota menshi bazajya babagira abarimu muri university. Yewe nakundaga kwigisha, n'ubu ndacyabikunda. Noneho tugeze muri twe twigaga bachelors y'imyaka 3 na lisansi y'imyaka 2. Ntabwo ari nk'ubu ngubu lisansi bayita bachelors, byacu byari bitandukanye. Noneho turangije bachelors baratubwira ati umunyeshuri uzarangiza afite distinction. Distinction byo byara amanota guhera kuri 70 kuzamura kugeza kuri 80. 80 yari grand distinction. Bo, kubera ko distinction yo nari nsanzwe nyifite, ndavuga ngo reka nkorere grand distinction kugira ngo batazanankoraho debate. Ntibazirirwe bana debatinga, nzabe abandi nabahaye intera ndende ku buryo ndabikora mbigeraho. Mba umwarimu. Umwaka urangiye twari dufite, mujye mushimira Imana, twari dufite politike y'igihugu mbi, barandinganiza. Cyo bita kuringaniza, bamvana muri university, mbona ibaruwa iraje ngo kubera impamvu za leta jya kwigisha muri tronco. Ngenda mbabaye, ngenda ndi frustrated. Ariko ngezeyo nibi byo kuba pastor niho byatangiriye, ndakizwa. Ntangira kumenya ko Imana ifite purpose ku buzima bwanjye. Ndabona ibi ngibi ntabwo ari failure kuko nta ruhare nabigize. By the way, namwe mbabwire, nutazaba uwa mbere ntabwo ari failure, kuko ibyo byose mwese ntimwaba ba mbere. Niyo mwese mwaba ba mbere bashaka izindi criteria, niyo banaga igikoroto hejuru hagomba kubonekamo umwe ubu wa mbere, sibyo? Ariko if you are not the first, you are not a failure. Ntabwo wa failings. Noneho ndavuga ariko wa mugani kwigisha muri university no kwigisha segonderi icyangombwa suko nigisha abana b'Abanyarwanda. Noneho purpose yanjye iva mu kintu cyo kuvuga ngo wumva ufite ishema ryo kuba umwarimu muri university,
ihinduka kuvuga ngo ngiye gukorera u Rwanda aho rwanshyira hose, nubwo rwandenganije ariko ngiye gukorera abanyarwanda, kuko u Rwanda ntabwo ari leta, u Rwanda ni abanyarwanda. Mpita mfata icyemezo cyo gukora akazi. Imyaka 8 namaze Rulindo mu cyaro, buri mwaka bakotaga abarimu nabonaga elite, nubwo nari nararenganye ariko numvaga purpose y'ubuzima bwanjye no gutanga service, kuko Imana ikurema hari icyo yakuremeye. By the way, reka mbabwize ukuri, Imana ikurema ntabwo yakuremeye kuba Miss Rwanda, kuko Miss Rwanda niyo wabona iryo kamba uzarimara n'umwaka umwe, sibyo? Uzarimara n'umwaka umwe. So beyond uzabiki, reba beyond ugire purpose. Noneho iyi kampu mwamaze hano, niba uvuge ngo nagize umwanya wo kwicara ahantu nitekerezaho, I'm coming out of the camp mfite purpose y'ubuzima irenze iyo kuba Miss Rwanda, sibyo? David aravuga ngo undema ngo imigambi yawe kuri jyewe ngo irandenga, kandi mutangira kubitekereza muzabibona. Your future is greater than iri kamba. Siyo ikamba ni kamwe mu binigeze kuba umwatlete, twajyaga dukompitinga ugahagarara kuri podium bakakwambika medaille, wamanukaho bikaba birarangiye. So namwe iyi competition nirangira, you are going back to life, a daily life, purpose, sibyo? Purpose yo kureba mukavuga ngo nari mfite projet yo gukorera abanyarwanda, nari mfite projet yo gukorera u Rwanda, I keep my purpose, sibyo? Icya gatatu ngiye kurangirizaho, David atangira hejuru aravuga ngo rero Mana, ngo aho ngiye hose amaso yawe abandeba, ubuzima bugendera mu mucyo. Ngiye kubabwira ikintu natekerejeho cyane, kuko burya kuba mwiza ni byiza, sibyo? Kandi amushobora ko n'ababyeyi banyu bazabibabwira, kandi nanjye ndabibabwira nk'umuntu wagize umukobwa wabaye Miss. Kuba mwiza ni byiza, ariko ubwiza bwawe si wowe ubona wenyine. Burya ubwiza ni nk'iri tara, it shines. Ubu kugira ngo abantu babe barabatoranije kugeza uno munsi, harimo n'ubwiza n'ubwenge, sibyo? Ibyo bintu bibiri, ubwiza n'ubwenge. Ubwiza bwawe hari abantu beza babubonye, ariko n'ababi barabubona, sibyo? Nibyo rero David yavuga ati jewe rero ikinezeza ngendera imbere yawe ubu ndeba. Buriya kuba umuntu wubaha Imana hari ikintu bikongereraho, umenya ko ubwiza bwawe ufite purpose, ariko ntabwo bugomba kuba exploited by everybody. Kuba mwaravutse muri beza ni byiza, ariko kuba mwaravutse muri beza bishobora kuba a liability. Cyane cyane i Kigali njya mbibwira abantu, umukobwa mwiza wavukiye i Kigali abantu bose baba bashaka kumugiraho access, ndetse hakabaho nawo mwanga ngo nuko umuntu akaguhamagara utamwitaho ngo kiriya gikobwa kirasuzugura, ngo kandi uriya ngo rimwe na rimwe ndetse ngo nareba nabi nzamugonga. Umugonzi ute ko nta contract mufitanye? Ntabwo murabyumva. Ukabona umuntu arakwanga ngo nuko wanze kujya muri affaires ze kandi nta. Ariko aho ngaho niho kubaha Imana bigira umumaro. Ukamenya ngo jewe ndi umuntu wubaha Imana, niyo ndaho iwacu batandeba Imana irandeba, sibyo? It creates a sense of accountability beyond human. Wenda mbaho urugero, kuko nubwo mukiri bato ariko muri bakuru, jewe ndagenda cyane. Kuva mfite imyaka 36 ndagenda cyane, kandi iyo ugenda urara mu mahoteli hirya no hino, you meet temptations. Ndibuka twigeze kujya mu mujyi witwa Pattaya muri Thailand, nari mu speakers muri conference yari ihari,
noneho mvuye muri salle de conference ndaza ngeze ku cyumba cyanjye nsanga umukobwa rwose ngira ngo ni wabo nawe yashoboraga kuba miss, yari mwiza bihagije, yegamye ku rugi rwanjye, ni 3:00 y'ijoro, yegamye ku rugi rwanjye. Ngeze ku cyumba cyanjye nkagira ngo aravaho, ndamubwira nti this is my room. Arahindukira aransekera n'agasurire keza, do you need company? Ngo waba ukeneye umuntu wo kukumara irungu? Ndamubwira ntoya. Mbonye adafite intention yo kuhava, ndahindukira nsubira iyo nari mvuye. Why? Kuko nubwo ndi Thailand sina amafaranga nari mbuze, nari mfite amadolari menshi mu mufuka. Ndi Thailand, nta muntu nzi, nta muntu uzamenya ibyo nakoreyeyo, ariko hari ikintu kimwe nzi, mfite Imana indeba even iyo ntaraho abantu banzi. Iki rero ikintu cyitwa kubaha Imana nicyo bivuga, kuvuga ngo iyi Imana indeba hari ibyo ntakora. Kuko Dawidi aravuga ngo n'ibitekerezo byanjye bitarasohoka muri gihe uba wamaze kubibona. Bikubwira ngo iyo wubaha Imana no gutekereza nabi, you don't afford it. Uravuga ngo ya, hari ibitekerezo ntazatekereza, hari ibikorwa ntazakora, hari uburyo ntazagenda. Rero urumva ibi bifite implications zikomeye cyane, ni naho ngiye kurangiriza. Icyambere rwose mbanze shimire aborganizinze iyi camp, baranambwiye ngo nimwe mwabisabye ngo wari uzaza kubaganiriza ku mukobwa wubaha Imana. Nibyo rwose barabivuze, ndavuga aba bana ndabakunze cyane, bampaye na okazi yo kujya kuganiriza abamisi, kuko jewe nkunda urubyiruko, no kuri church yacu jo wabibona, jewe nkunda urubyiruko. Why? You are the future. Jewe mwumvise mvuga byose, mvuga in the past, kavuga ngo kera, ngo kera, ngo kera, ariko mwebwe when you speak numufungura akanwa, you speak into the future. So iyi ni opportunity mba mbonye yo speaking into the future through you, kuko muri abakobwa beza b'uyu munsi, muri abamama bejo, muri abayobozi bejo, muri byose byejo, muri byiringiro by'igihugu. Kwibona gutyo twavuga ngo ibyo byose ni contest ni narangira, giye ndi mu byiringiro by'igihugu. So keep your dreams. So kuko waremwe mu buryo bw'igitangaza kugira ngo Imana izagukoreshe ibintu bihambaye mu migambi yayo. Icya kabiri, isomo rya kabiri nabwiye mwakuramo ikintu cyitwa guca bugufi. Ntubere wind by your beauty. Erega abantu benshi baba wind, ubwiza bwabo bukababera umutego. Ugasanga yabaye arrogant, aragenda, hari abantu atavugisha kuko ni mwiza. Ariko iyo uri humble uvugisha abantu bose. Urwose ukabana mwiza, wenda mbwira uzaba misi muri mwebwe sinzi uwari we mwese ndabareba nkabona mwamuba. Nukuri. Ubwo nyine juri izihitiramo. Ariko nubona misi, ujye ugenda rwose, umuturage unuka icyuya nagusuhuza umusuhuze. Umwana mutoya navuga ati ndashaka kwifotoranya na misi, umuha ifoto, ko ntacyo bigutwara. Sibyo? That's humility, accessibility. Kuko abantu benshi bamaze kuba beza bagira ngo hari abantu mvugisha, hari n'abandi ntavugisha. Oya, icyo ngicyo sibyo. Uzamenye ngo Imana ikurema niyo yakuremye gutyo, be humble, kandi ntacyo bizagutwara. Number 3, kwirinda cyane, kuko ubwiza bukurura abeza n'ababi. Ukwira itara ritumurikira niko rikururana bya bintu biguruka nimugoroba byose n'ibisimba byose biza biguruka bisanga itara. Your beauty will attract the best and the worst. Abeza n'ababi bose bazagushaka cyane cyane uzaba miss. Ubaye miss we ubwo wayagaragaye, abantu bose aho uciye hose hari abazagushaka kubera ibyiza, hari n'abazagushaka kubera ibibi. Learn to know it. Ibyo sintinya kubibabwira ndo umubyeyi ndi mukuru, ariko namwe mugomba kuba aho rero niho kubaha Imana bizamo. Ukamenya ngo niyo naba nagiye mu gihugu kindi aho batanzi, hari Imana nubaha kandi irandeba kandi bikakurinda. Sibyo? Rero kumenya amaso y'Imana ku buzima bwawe bigukipinga safe aho wajya hose. Ukamenya kuba strong for a purpose.
umuntu yaza akakubwira ati ariko rwose ndabona uri mwiza kandi rwose nagutera n'akantu ariko tukararana ukamubwira tumbabarire, ndi mwiza ariko ntabwo niyandarika kuko hari n'Imana indeba kandi ndayubaha. Ibyo nibyo nita kubaha Imana mu buzima bwa buri munsi. Ntube exploited, ntibakugire nka shikrete. Shikrete barayirya kuko iryoha, barangiza bakajugunya agapira. People will try to exploit your beauty, ariko burya amaso y'Imana azakurinda. Nujya n'ahantu kwibuka ngo Imana irandeba, ntabwo turi babiri twenyine, hari n'Imana ya gatatu irimo irandeba, sibyo? Hanyuma icyanyuma kumenya ko Imana igufitiye umugambi, kuko ari yo ufite, ari yo ubitse. Talk to him. Ujye ubwira Imana ngo ariko Mana mpishurira imigambi yawe ku buzima bwanjye kugira ngo abe ariyo ngenderamo. That's the secret of success. Jewe ni nako ncunga ubuzima bwanjye. Bimaze kubabwira, it's my story. Jewe kumenya Imana bindinda ibyaha, kumenya Imana bindinda kuba arrogant. Ukamenya ngo n'ubwenge mfite n'Imana yabushyize mu mutwe si jewe. Ubuse ko genocide yabaye ndi hano mu Rwanda kuki ntapfanye n'abandi? Ni Imana, sibyo? Ukayiha icyubahiro wowe ugaca bugufi, sibyo? Hanyuma iyo rero uzi ko Imana igufitiye imigambi kuzarinda usaza, sibyo? Uzabigira intego uvuge ngo kuzarinda banshyira mu mva. I'm pursuing a purpose, I'm pursuing a destiny. Uyikurikire, uzaba misi azamenye ngo hirya y'uwo misi purpose yawe igumaho. Utazamuba nawe ntazababare, uzamenye ngo purpose yawe iri ahandi. Komeza urugendo, sibyo? Ibi rero icyo biguha kwakira ubuzima uko buje. Ndagira ngo ndangiriza aha mu mbaza ibibazo. Ntabwo mwese muzaba ba mbere, ibyo ntabwo ari ubuhanuzi, nta nubwo ari n'ubupfumu. Ibyo ni life. Ntuzabe depressed ngo nuko utabaye uwa mbere, kuko your purpose is still there, sibyo? Ariko nuko warageze hano bikwereka ngo kamemu uri muri bakeya bashobora kugera hano, kuko u Rwanda rufite urubyiruko rwinshi murabizi. Nabo mwatangiranye aho mwagiye muva mu ntara muzi uko mwangana. Icyo cyonyine uzavuge ngo ibyo ari byo byose I'm among the top best muri BB, sibyo? Hanyuma usubira inyuma uvuge ngo ariko nibi nabyo ni Imana yabikoze. So reka ndangize mbabwira ngo be young, be beautiful, be you and go beyond, sibyo? Go beyond. Ujye uvuga ngo I will go beyond. Nzagera ahasumbyeho. Hanyuma Imana ibaha umugisha. Ibisigaye rero ndifuza yuko tuganira mwisanzuye, mukambaza ibibazo mushaka byose. This was just to spark off a conversation with an old man, umuntu w'umusaza ungana na ba sogokuru cyangwa na ba papa banyu, kuko bamwe muri mwe bashobora kuba bafite ba papa wenda bari munsi yanjye. Ntabwo mpamya ko ari abo tungana, kuko abana banjye batoya barabaruta. Murakoze. Amazina yanjye ni Kayumba Darina. Kayumba Darina. Darina. Ikibazo cyanjye ni how can you control jealousy? Kuko muri ano marushanwa hari igihe the spirit of jealousy biri knocking on your door. Nashaka kumenya how you can control it. Ikindi, how can you be confident yet utagira ubwibone? Murakoze. Ni ibibazo byiza, kandi waba ute confident ntube arrogant. Ndaje musubize. So how can you control jealousy? Iki ni ikibazo cyiza cyane, kubera yuko twese, buri muntu wese wayifuza kuba on top, kandi jealousy urayumva rwose.
muzanayumva ubonye umuntu uvuga ati afite rero ntabwo yari yandushije, ariko buriya muzanabyumva kenshi muri izi contest z'aba miss aba mikino bivuga ngo buriya ngo bamubereye, ngo buriya ngo habayemo n'ikimenyane, sinzi muzabyumva. Rero nababwira ngo jealousy first of all is a matter of the heart, sibyo? We Bibiliya yakubwira ngo monitoring umutima wawe, rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, uzayumva ikomanga ku muryango w'umutima wawe. Ujye uvuga ngo no, this is not the end of me. Niba yatwaye uriya mugisha buri iwanjye uri ahandi. Aho rero niho kubaha Imana bizamo. Kubwira Imana ngo Mana, first of all ubisengere. Kubwira Imana ngo ujye undinda kugira ishyari ry'abandi. Even beyond ibingibi, ujye undinda kugira ishyari ry'abandi kuko uzamuwanjye mugisha. Siyo Darina, uzjye umenya ngo niba umuntu atwaye uyu mugisha wenda wa Miss 2022 n'ubundi yari position imwe, hari undi mugisha Imana ikubikiye izaguha, ntuzamwange, ntuzamugirira ishyari. Simple, kuko it's a struggle. Nubona rwose abitwaye uzabanze wikarume, ugende umuhobera umubwire ati congratulations. Ni bumwe mu buryo bwo kurwanya jealousy. Hari abantu bari bad losers, wenda akaba nk'uwa kabiri. Yewe ikintu cyanejeje, uwo mukobwa wanjye yarangizanije na Aurore Kayibanda, nibo basigaye bahagaze ari babiri. Hanyuma proclaiminze wabaye wa mbere, undi asigara ahagaze. Hanyuma aragenda aramuhobera. Tuvuye yarambwira ati ariko daddy, ati you know, ati she's my best friend. Nubwo atwaye ikamba nkaba ntacyo ntwaye, icyo gihe dahera bo nta nubwo baranarapu nta nicyo babahaga, baviragamo aho. Ati ariko yewe I'm happy for her kuko ni inshuti yanjye. So just be that, be happy for the other. Nibwo buryo bwiza buzatuma ba human. You develop a human heart, kuko ntabwo tuzahora tubyigana, ntabwo tuzahora dukompitinga. Murabizi mu mashuri aho mwize hari abanyeshuri iyabo wa mbere undi akaba wa kabiri, they become enemies, kugeza naho hari ubwo ashobora kuza akamwibira amakaye akayaca cyangwa akayahisha kugira ngo ibizamini bizamugore. Ariko jewe nagiye nigisha abana banjye nkababwira nti let me tell you, nubona undi mwana mu competing, icya mbere ujye umukunda, nurangiza nakenera need ujye umufasha, kuko you become human. Nta mpamvu yo kuba dehumanized by life, ngo usange urabyigana, urabeshya, uragambana. No, nuko umuntu arwanya jealousy. You monitor your heart, reba umutima wawe urinde, hanyuma nurangiza urwane n'icyo kintu, ukunde wa wundi n'uwakurushije umukunde, wishimire imigisha y'abandi. And you know how to do it. Nubyuka mu gitondo niba ujye usenga, ujye usengera abo bantu bose. Ibyo byose Imana irabizi, uzaba uwa mbere iramuzi yo atari yanamuba. Ujye uvuga ngo Mana, turi se musigaye muri bangahe ngo ntabwo nababaze 19, turi 19 kandi umwe muri twebwe azaba uwa mbere. Give me the heart to love her. Ni atabagiye. Iryo muzarigira isengesho ryanyu kandi muzabibona yuko rwose it will be a joy. Sibyo? Hanyuma how to be confident without being arrogant. Icyo nicyo kibazo cyiza. Buriya nanjye icyo kibazo ndakigira. Yewe ngira umugisha, hari ukuntu ugenda ukabona ibintu byose ugiyemo biratunganye kubera Imana. Noneho ukageza ahantu ukajya kurwana no kuvuga ngo reka niye kubyiyitirira. Nanone biva hehe muri cya kintu cyo kumenya ngo it's not about me. Ntabwo ibingibi ari jyewe, hari Imana yabishyizemo imbaraga. Kuko buryo uzitegereza ibintu byose tubikora tubigejweho dufatanije n'abandi. Mbaye nk'urugero, genda umupastori dufite urusengero runini twujuje. Abantu bakaza ngo pastor Antoine yubatse urusengero runini. Ngaho ariko ntabwo ari jyewe. Iki ni igikorwa cy'abakristo bose dusengana hano. Kuko rimwe na rimwe tugira tendency yo kwiyitirira ibintu byose. Gira confidence kuko wiyakire, ugire confidence ko uri competent. Nunireba n'umundorerwamo ubone kuri mwiza ubyemere. By the way, reka nkore commentaire kuri icyo kintu.
ubu bamwe muri mwebwe nimutaba aba mbere uzajya wireba mu ndorerwamo wibaze ngo ariko kuki batangiza uwa mbere ubwo buriya bagomba kuba warabonye ndi mubi. Ntabwo uri mubi, nuko ababi muri benshi, abeza muri benshi. Ntabwo uri mubi, kuba utabaye uwa mbere ntibivuga ko wabaye mubi. Ushobora kuba uwa 19 mu beza 20, siko bimeze. Ushobora kuba uwa 19 mu banyeshuri b'abahanga 20. Icyo si ikibazo. Accept yourself, be confident, ariko be accessible. Burya arrogance ni ukwitandukanya n'abandi, no mu mutima wawe ukajya wumva ubasumbye, ukumva rwose hari abantu batakwegera, ukumva oya bariya bari muri classe yo hasi. Nta muntu Imana yaremye uri muri classe yo hasi. Uwo uzabona ari muri classe yo hasi n'ubu ugomba kuzamura. So, aho kugira ngo umuhunge, ahubwo ujye uvuga ngo bariya ngomba kubazamura. Uwo uzasanga adafite confidence muri we, ujye umubwira uti oya zamuka. Uwo uzasanga adashoboye, umubwira uti oya zamuka. Wimusunika, kuko arrogance isunika abantu basubiza hasi. Confidence irabazamura. Ukagira confidence abo ubonye bari hasi, ukajya ubabwira oya ni muzamuke. Kuko arrogance ni ugusuzugura abantu, kumva hari abantu bamwe oya, ahubwo abo ngabo wumva wagasuzuguye uvuga ngo bariya nabo nzazamura, sibyo? Nabo bazamuke bareshye natwe. That's how you develop a positive mindset. Ukavuga ngo abo nzabona bari hasi nzabazamura, azabo nzabona bacitse intege nzabongerera imbaraga, azabo nzabona bakennye niba afite ubushobozi nabo nzabafasha. Ukadevelopa icyo kintu, icyo gihe arrogance iragenda, sibyo? Reka twumve undi. You talked about God having a purpose in our lives. So how can we know the purpose of God in our lives so we cannot do what contradicts to what He wants us to do? How do you discover your purpose? Yeah, how do you know the purpose of God? Yeah. Purpose rero yo burya urumva Jessica ntibizakugore. It's not about you. Buriya purpose ndashimye yewe topic wampaye yananyohereje kuvuga. Purpose igaragarira mu bintu bikurikira. Icya mbere, trust mu Mana yaguhaye ubuzima. Nubyuka mu gitondo ujye ubwira Imana ngo Mana rero urakoze kumpa umunsi mushya. This is a new day. Lead me in my purpose. Izabikora. Yishimira kubikora kuruta uko twebwe twishimira kubiyisaba. Number 2, give a vision to your life. Ibyo byo ni wowe bishaping. Urakiga cyangwa wararangije? Wararangije university cyangwa secondaire? Okay, ubwo warangije secondaire rero amashuri aracyari imbere yawe. Reka nkubaze ibibazo. What would you like to study? Icyo nicyo cya mbere. If you get it, don't study for a degree, study for a purpose. Wifuza kumara iki mu buzima? Hanyuma wihe target no ku manota. Burya abanyeshuri benshi biga nta target bafite. Ibyo ahitinze nibyo bihinduka target ye. Niba abonye 50 agapasa kimuka, that's fine. Iyo ushaka kuba umuhanga wiha target iri hejuru. Kavuga ngo kuru zose ndashaka kujya nzitsindira kuri 80. How can I make it? Then wazajya no mu buzima you aim performing to the highest. Niba uri accountant ukavuga ngo I will be the best accountant in this company. Akazi ukagakora neza ushyize mu mutima n'ubwenge n'umubiri. Then you achieve your purpose. Ariko still remember, purpose yawe Imana ni yibitse. Yizayikuyoboramo if you surrender, nuyiyegurira. Icyanyuma, purpose killers, ibintu byica purpose y'umuntu. Murabona mwe muri abakobwa, sibyo? Rero iyo uri umukobwa akenshi purpose yawe yicwa n'abantu. Umuhungu azaza kubeshye ko agukunda akwicire purpose. Ibyo wari ufite mu buzima byose abyonone. Haza umusaza nkanjye akubeshye ko agiye kuguha agaciro kuko ari buguha amafaranga. Purpose yawe warayonone.
hari ibintu mugomba kwavoidinga, ibintu by'amayoga, ibintu by'ubusambanyi, ibintu bya mediocrities zose n'ibigare bidafite umumaro. Be purposeful, be focused, go by your vision. Sibyo nuko bigenda, ibintu biharira Imana izabigufasha. Hello, my name is Keza Molitia. Yeah, we have had very different speakers, but I could say I've loved this more than anything. Okay, so I wanted to ask, in your journey as a pastor, did you sometime maybe drift away from God's calling? Did you maybe like for a moment ugachika imbaraga and you move from his purpose and you feel like I don't want to pray? And if it has ever happened, how did you go back in line? How did you go back to God's will and what you wanted to become in life? Thank you. Buriya discouragement abantu bose ibabaho, bose, nanjye including me. N'abantu bose uzabona bari heroic ashobora kukweshya ati yewe sinigeze mba discouraged. What keeps you going ni purpose. Kavuga ngo ibyo ari byo byose hari ikintu nkurikiye mu buzima, ntabwo ndi bukireke ngo nuko nahuye n'ibibazo. By the way, nuhura n'ibibazo, when you are pursuing your dream, when you are pursuing your vision, when you are pursuing your purpose, problems are a stepping stone to higher levels. Because the more problems you solve, the higher you go and the maturer you become. Somebody who has never solved the problem is not mature. So you are still young and you will meet problems. You will meet challenges. Ariko challenges ntabwo ari ikibazo, ahubwo challenges uzarebe mu basirikare iyo bagiye gutraininga abadaso, abangabo bafasha mu turere, mu mirenge. Ntabwo abadaso bahabwa trainings nk'iza special force yo mu gisirikare. Special force babacisha mu bibazo byinshi, babacisha ahantu hagoye hakomeye, bakavamo bakomeye. Why? They are called for a higher purpose. So rero nawe problems uzahura nazo ujye umenya ngo God is training you for a higher purpose. Nk'ubu giye mfite imyaka 64 nkuko nababwiye, when I look back in my life, ibibazo byose nahuye nabyo byanyubatsemo resilience ntashoboraga kubona iyo ngenda mu buzima buri smooth. So buri problem uzahura nayo ujye uvuga ngo okay, this is a training camp. Sibyo? This is a training camp for a greater future. Kuko abanyuze mu bibazo byinshi nibo ba developing a character ikemura ibibazo byinshi. Sibyo? Njya mbwira abantu ntigiyeho ikintu kizabreakinga my spirit, ntabwo kizaba kiri made in Rwanda. Kuko 63 nari umwana bica papa, 73 batwirukana mu ishuri, 83 banyirukana mu kazi, barandinganiza, banyereza kwigisha mu cyaro. Ibyo ni ibintu bishobora kugudiscouraging ukaba broken. Ariko byatumye developing a resilient spirit ku buryo any problem ushobora kuzifacinga. Na genocide nayo ndi hano. Iyo rero usohotse muri iyo fire uza kabisa uvuga ngo ubu ngubu I know how to handle problems. So nimuhura na problems, turn them into opportunities for resilience. Sibyo? Byoroshye gutyo. Witwa Ndahiro Mugabekazi Queen. So abantu benshi bumva ko iyo ugiye muri zino beauty pageants nyine nka Miss Rwanda cyangwa se ayandi marushanwa y'ubwiza, bumva cyane cyane ababyeyi bumva ko ugiye gutangira kubikirara, bahita bavuga ngo ubu ngubu bagiye kujya hanze ngo abantu bamubone. Nyine abenshi bagiye bahura nabyo, aho umubyeyi nyine akubwira ngo noneho ngo sinzagukira ngo akarenge kawe, ibintu nk'ibyo. Ese wowe umukobwa wawe akubwira ko agiye kubijyamo, wabyakiriye ute? Kandi wadufasha gute kumvisha ababyeyi bacu ko tutagiye kubibirara, ahubwo ari nk'inzira ikugeza ku cyo ushaka kugeraho? Mwakoze. I like that. Kubera yuko ubwo rwose ubajije ikibazo nari natinye kukielabora cyane, kuko number one, understand your parents. Understand your parents. Kuko buriya parents bagira fear. Baba bati uyu mwana wanjye agiye kuba exposed to the eyes of the world. Kandi twe tuba tuzi isi kubarusha.
icyo ni kimwe. Kugira ngo rero uzaturishe ababyeyi bamenye ko rwose queen utagiye kwiyandarika, utagiye kubikirara. Number one, point one, listen to them. Sibyo? Nyine we kubereka yuko wabarenze. Listen to them. Niba kubuza ibintu bimwe na bimwe, urebe niba koko udakwiye kubireka. Sinaguhaye urugero rw'umukobwa wanjye wari ugiye bahaye itike ya Nairobi, naramwe ndoke fine, banza umbwire icyo ugiye gukora Nairobi. Ati nukujyayo gusa, ati hari abantu bazanyakira, ati bakagukoresha iki mugakora niki. Ati bariya bampaye itike nibo bazadecidinga what I do. Naramwe ndoke fine. Nta wundi muntu ufite uburenganzira bwo kudecidinga what you do, niba utabizi ntaho ujya. She obeyed. Sibyo? Nawe ujye wumva impungenge z'ababyeyi, umenye yuko they are fearful kubera ko they care. Icyo si kimwe. Icya kabiri, try to be kuba reasoning ariko udashyizemo arrogance. Niba abantu bagutumiye ahantu ukajyayo wabwira uti umva daddy, cyane cyane abamama cyane cyane, ariko burya abadadi bo bashobora guhumiriza, ariko ba mama bo kabisa that's another story. Singiye kubijyamo kuko nawe ngiye kwinjira mu mabanga yo mu rugo. Abamama bo bagira impungenge kurushaho. Sibyo? Amushwaye ko benshi muri mwebwe ba mama banyu kabisa they are not very comfortable with this. Sibyo? Kugira ngo umuturishe yumve yuko utagiye kubikirara. Discipline your life hagati y'ibi by'ubumisi. Umugaragarize ko utari ikirara kabisa. N'aba friends bawe basohoka buri mugoroba n'ibiki byose ubigabanye. Umwegere umubwire uti mama, giye rwose ndenda kukwereka ko sinzabikirara kandi sindi cyo nta n'umugambi mfite wo kubikirara. We kuba cyo nyine. Erega natwe turareba turi bakuru. Iyo wabaye ikirara turabibona. Weze n'uri umukobwa ukaba utaha saa 5 y'ijoro buri gihe n'ubumoto n'ubuki bwose, natwe tuzagira kugira impungenge. And then remember ibyo nababwiye, uko muca imbere ya kamera ni ku isi babona, kandi ababona bose si abantu beza. So ababyeyi kugira impungenge bafite impamvu. Nakubaza atari ko uyu mugabo uje kugutwarira kujyana in the first hand, ntuzemerere ko abantu baza kugutwara ntaho bakujyanye. Akutwaye kujyanye. Sibyo? Erega burya biroroshye kwereka ababyeyi ko utari ikirara. Namwe nuganira nabo bazakubwira none reka nkwe mission. Nurangiza ibi ngibi uzicarane na mama wawe. Umubwire uti mama, ndashaka kwereka ko ntari ikirara. Ngaho definingira discipline tuyumvikaneho ngiye nyigenderaho, nawe wumva uri at peace. Sibyo? Naho ubundi impungenge turazigira. Uretse ko n'ubundi niyo utajya mu bumisi, n'ubundi mfite abasore n'inkumi, we are always worried. Baragubira mfite aba friends banjye turimo turarya pizza. Yaza aba friends barya pizza saa 4 y'ijoro. Okay, reka twumve ikindi kibazo. Nitwa Kalila Leila Franca. Kalila Leila? Leila. Okay, this is more of a very personal question cyane, ariko Oh yeah, don't worry. Jewe I'm never scared of personal questions. Okay. Ushatse wanambaza nuko nakundanye n'umugore wanjye nabikubwira. Okay. A lot of pastors, our pastor benshi bagira a story behind them, gukizwa kwabo. Abenshi bavuga ko they were alcoholic, bari aba drug addicts. So if it is fine with you, may you share us a story to your journey to Christianity. Rero mubwire, jewe my story is different. Ntabwo nigeze mba umusinzi. Ntabwo nigeze mba umwara umogi. Mu buzima bwanjye sinigeze nywa n'itabi. Ariko biragaruka ku kibazo ngira ngo ni Jessica wakibajije cya purpose. Hari igihe wicara ukumva mu buzima bwawe there is a missing something. Kumva you are not really satisfied with who you are. Kajya wumva there is a kind of emptiness, ukumva hari ikintu kiburamo. Jewe nuko natangiye gusearchinga for meaning. I was searching for meaning for life. Nkabona ko ubuzima bwanjye bumaze iki. Then
one day nari ndimo gusoma bibiliya, umuntu yari yarampayeho kado, kuko ubundi ngiye originally nari umukatholika, nta bibiliya natungaga, ntayo. Noneho twiga kuri universite, ndibuka umukobwa umwe yampaye gift ya bibiliya. Noneho one time ndimo kuyisoma gusa kubera ko nari nabuze icyo nkora, ngo ahantu Paulo yanditse ngo kubwanjye kubaho ni Kristo. Rero this guy has a definition of life. Jewe mberiyeho iki? Then that set me on a search. By the way, reka mbasigira icyo ngicyo muze kugitekerezaho, kuko nicyo kizaguha purpose iri beyond kuba mwiza no kugira ubwenge, kuvuga ngo ariko ubundi mbereyeho iki, muri iyi si ndayikoramo iki. You start looking for a purpose. Icyo gihe rero byaranyoroheye cyane, kuko nasomye bibiliya nsubiramo nyisoma 3 nyirangiza, ndavuga ngo mpereye uyu munsi ngiye kubaho uko bibiliya ivuga. Nuko natangiye mu by'uburokore, nta muntu waje kumbwiriza. Ibibazo nari mbifite, by the way, reka ne kubeshya, kuko icyo gihe nakijijwe ndi muri crisis, ariko iyo crisis yo yatumye nkizwa. Oya, ahubwo yamfashije gukizwa kuko nabuze icyo nkora, nsoma bibiliya. Ariko ntabwo nari ndimo gushaka ibintu ngo byo kuva mu businzi, ko sinigeze mba umusinzi yewe. Nari nifite ibindi byaha by'ubusore, ariko ubusinzi ntibwarimo. Hari ibyaha by'ubusore umuntu agenda mu nabyo bikakuvangira, ariko ntabwo aribyo byatumye nkizwa. If anything, ibyo nakoraga abantu n'ubu baracyabikora, baranabyishimira. So yewe nakijwe kubera ko ubuzima bwanjye bwari empty, nashakaga meaning of life. Reka twumve undi. Murakoze, nitwa Keza Melissa. Mfite ibibazo bibiri. The first question is, what is your life's biggest lesson? What is my life? Biggest lesson. Ni iki? My life biggest lesson. Yego. Yego, ndayikubwira. Hama ikindi, what is the philosophy of your life? Cyangwa ni iki nyine, ni nk'irihe hame ugenderaho mu buzima? Inye? Ihame. Philosophy Ihame. of your life, yeah. Principle for life. Okay. Biroroshye cyane ibi ngibi byo kubisubiza. Ufashe n'iyi bibiliya yanjye, ubuzima bwanjye narabusimplifiye to just mpereye kuri ibyo nababwiraga bya Paulo. Ubuzima bwanjye buri simplified, ngewe mberaho ibintu bibiri: kunezeza Imana no kugirira abantu umumaro. Ufashe bibiliya yanjye yose uzasanga handitseho ngo my life mission, glorify God and be a blessing to other people. Kuko isomo riruta yandi nize mu buzima. Irya mbere ni ukuvuga ngo ubuzima bwanjye ni Imana yabumpaye, kandi nzayiha raporo when I die, kandi nimbeshaho. Kuko iyo nyuze mu bibazo nk'ibyo twebwe twanyuzemo muri iki gihugu, ugera ukamenya yuko there is, ejo bundi Perezida wa Repubulika yarabivuze ngo ujya ku rugamba ukajyana n'abandi ngo bagapfa, ngo bari intwari, nawe uri intwari cyangwa bakurushaga n'ubutwari, ngo ukavuga ngo hari indi mbaraga yakurinze ukaba uriho. Iyo mbaraga rero ni Imana. Ngewe ibyo byambwiye ngo nzaberaho kunezeza Imana indinda ikama n'ibindi byose. Icya kabiri, ariko naje gusanga burya kugira ngo ubuzima bwawe bube meaningful, ntabwo abantu bazagukundira kuri mwiza, sibyo? Bazagukundira ibyo wabamariye. Wari ubizi? Hari abantu bazagukomera amashyi kubera ko wenda wagaragaye uri mwiza, ugize gute, ariko abazakwishimira, bazakuririra umunsi wapfuye, nabo wagiriye umumaro. So ujye wubaha Imana, ugirira abandi umumaro. By the way, na hano muri kampu ndabizi neza ko muzatora ariya ni Miss Conviviality, Congeniality na Conviviality bivuga kimwe, ariko ubwo nashakaga terime mukoresha. Buriya umuntu muzatora ni wa wundi mwabonaga iteka ryose, iyo wabaga wabuze akantu wakwitaho, wa wundi muhura akagusuhuza, wa wundi ubona mbese yita ku bandi. Kuki bamutora? Kubera ko abantu baba sensitive ku muntu uri sensitive ku mibereho yabo. So be that. Niryo niryo somo. Hanyuma life principle nubakiraho urebye ni nk'iyo ngiyo. Niyo gusa. Ubuzima ni bugufi, bubyaza umusaruro ukiriho. Wubaha Imana, ugirira abandi umumaro. Reka twumve undi niba isaha itarashe. Murakoze.
nitwa Mutabazi Sabine. Sabina Yego. Sabine. Sabine nari nabyumvise nuko nagira ngo making sure yuko nayo ngufite ibibazo bibiri. Icya mbere kiragira giti ese ni gute wakitandukanya n'icyaha, gute wamenya uko wisuzuma niba imivugire yawe imikorere yawe ibamo icyaha. Icya kabiri ndagira ngo dusobanurire, hari agakoti kavuga ngo may your whole life prove that God is good. Ese urabitekerezaho iki? ngo May your whole life prove that God is good. Prove that God is good. Yeah. Wowe urabitekerezaho iki? Iki kiroroshye cyane. Ndaje mubwira icyo mbitekerezaho. Okay, icya mbere ni gute wakwitandukanya n'icyaha, ariko burya biroroshye Sabine. Icyaha cyo rwose kiri easy to know. Icya mbere conscience yawe zakubwira ngo Sabine ibi bintu ugiye gukora ntabwo ari byiza, sibyo? Conscience yawe gusa, utagombeye no gushakisha. Ikintu cya mbere uzumva iyo ugiye gukora icyaha, wumva koba muri wowe, sibyo? Nta muntu ujya kwiba ngo agende afite confidence agiye kwiba. Hari uwo wabonye? Muracyari batoya, umunsi uzajya gusambana bwa mbere uzumva umutima wawe ukubwira ngo ibintu ugiye gukora ntabwo ari byo, sibyo? Nujya kubeshyera umuntu uzabanza gukenguza urebe ko nta wundi ukumva, siko bigenda? Okay, nubona ugiye gukora ikintu kumva umutima wawe utari at peace, ujye umenya ngo icyo ni icyaha, siko bimeze? Icya kabiri, develop your conscience. Buri icyo gusoma Bibiliya bimara, Bibiliya inyigisha iby'Imana ishima, it gives you values. Buriya ibyo bita indangagaciro, kugira values ziri hejuru kandi zidahindagurika, ukamenya ngo hari ibintu nkora, hari n'ibyo ntakora, sibyo? Ibyo biroroshye cyane rero. Icyo gihe wirinda icyaha kubera kuvuga ngo hari ibintu nkora, hari n'ibyo ntakora. Ariko ikiruta ibindi byose kizakurinda icyaha n'umenya Imana by'ukuri. Sinabuze mbibabwira, yewe nkiri umusore, my battle yari yo kurwana n'ikintu cyitwa ibyaha by'ubusore. Hari igihe ubona umuntu ashaje rega ntumenye ko yigeze kuba umujene. Rero maze gukizwa, ikintu cyanyoroheye nabwiraga Imana, ese Mana ko namaze gukizwa buriya byaha nzabihungira he? Icyo Imana irambwira ngo ujye ugendera imbere yanjye ukiranuke, uzanterera mu nakoze yo kwimenyereza ko aho njye hose Imana indeba. So nkaba nzi ngo najya aho banzi, najya aho batanzi, haba ari mu mwijima. Dawidi yarabyanditse muri Zaburi nabasomeraga ngo no mu mwijima ngo ubu ndeba ngo ku mucyo w'itangaza, umenya ngo aho ndi hose, nakure y'ababyeyi banjye, nakure y'abantu bose, Imana yirandeba. Simple. Niba Imana yawe ari nzima, bizoroha guhunga ibyaha. Hanyuma rero biraza no kuri cya kindi wavuze, may your whole life prove God is good. Hari ahantu Imana yabwiye umugabo witwa Aburahamu, iramubwira ngo you've been blessed to be a blessing. Iyo uri blessed ukablessinga abandi, abantu bakubaza ati kuki uri umuntu mwiza, uti ni ukubera Imana, bamenye ko Imana ari nziza kuko uri mwiza, sibyo? By the way, ndabona uri mwiza, ariko ndavuga ku isura y'inyuma. Nabyo niba gutora ukaba miss, uzabanza ubwira abantu ngo umva, this is about God, it's not about me. Njya kuvuka ntabwo nishushanije, naraje nsanga nsa gutya, ishyira ubwonko mu mutwe wanjye, none nabaye miss, nyihaye icyubahiro, ariko ngiye no kugirira abantu akamaro. That's the principle. Murumva atari byiza? Bizagenda gutyo. So ubuzima bwawe bwose abantu bazamenya ko Imana ari nziza kuko yakugize mwiza. Mwaramutse neza nanone. Mbere na mbere ndabanza kubashimira cyane Pastor kubera ibintu mwatwigishije, mwatubwiye ibintu byiza pe. Mfite ikibazo akenshi biba yambwiye ngo yitwa Jeannette. Jeannette, yes. Afite ikibazo nk'abantu dufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, ntago biba byoroshye kujya mu rusengero kuko
akenshi mu rusengero ntago haba harimo abasemuzi. yego Gusa tuba twaravutse dusanga imiryango ifite amatorero ibarizwamo, ariko mu rusengero nyine wajyayo ukabona ntago uri kumva ibyo bakwigisha, bigatuma wumva utakomeza kujya gusengera aho hantu ababyeyi basengeraga kuva kera. Noneho igihe utekereje kuvamo ujye gusengera ahandi ku buryo ababyeyi bashobora kubibona nabi, ese mwatugira inama gute? Murakoze. Nitwa Kelia Ruzindana. Kelia Ruzindana. Kelia. Hari ibintu kubona kuri social medias, bari kudibatinga ku kuntu wenda nko mu minsi, wenda dufata urugero, agiye nko gufasha abantu, akitwaza wenda nk'itangazamakuru, abantu bakavuga nyine abagiye nko kwiyerekana, show off. So kuko ngo hari ngo verse ivuga ngo ukuboko kwawe no kw'iburyo ni gukora ikintu, ngo kw'ibumoso niko uzabimenye, ibintu nk'ibyo. So nashaka kumenya ikintu mubitekerezaho. Murakoze. Kiri very simple. Buriya icyo Yesu yavuga ngo ukuboko kwawe ni gukora ikintu, kw'ibumoso niko uzakimenye, ntabwo ari icyo yashaka kuvuga. Kuko hari abantu bakora ibyiza kugira ngo to show off, ariko muri ino si tubamo ni isi isaba accountability, isaba proof, isaba evidence. So nujya gufasha abantu ugatwara itangazamakuru kugira ngo isi imenye yuko icyo gikorwa wagikoze, na accountability. So ibyo ntibizagutera ikibazo. By the way, wenda mpere no kuri icyo ngicyo, ntuzahangayikishwe n'ibyo abantu bakuvuga. Do good and keep going. Nibyo nabwiye ngo go beyond. Abantu bazakuvuga, ubishaka utabivuga, utabishaka bazakuvuga. Hari abantu wagira ngo batorewe kukuvuga, so ibyo uzabyakira. Ariko avoid the wrong behaviors nababwiye. Arrogance, mediocrities. Ubundi ukomeze ukore neza, ibyo abantu bazakuvuga byo nta kimana bizayitwara. Sibyo? Murakoze. Nitwa Bahali Ruth. Ikibazo nari mfite, twese mu buzima kuva twavuka kugera n'ubu, nubwo turi batoya, hari ibintu byinshi bigenda biba mu buzima bwacu ukabona ko ari Imana, ariko mu by'ukuri wanasenga kugira ngo ushime, ukumva muri wowe nta gushimye nk'ukuntu ushaka gushima. Nagira ngo mu by'ukuri utubwire twese hano, ni gute gushima nyako? Ese umuntu yashima gute? Ese ni ryari ukwiye gushima? Murakoze. Ariko Ruth, urumva kereka ariko kazi ukoze mu buzima, uzahumeka ni umwuka Imana iba yaguhaye, no kuba umubiri wawe ukora ni uko Imana yaguhaye, no kurya ni Imana iba yabikoze. So reka nkubwire, Imana ntabwo abantu barayimenya neza. Imana ntikeneye quantity, quality is enough. Ushobora no kubaho rwose ukabyuka mu gitondo ugashima Imana, ukavuga rero Mana, ndagushimiye ko mbyutse, ndagushimiye ko mpaye umunsi mushya, hanyuma ukajya mu byo ugomba gukora. Ukora ibizima. Burya gushima Imana kwa mbere ntabwo ari amasengesho tuvuga. Gushimisha Imana kwa mbere ni ukubaho ubuzima buyinezeza. So lead a life beyond reproach. Iby'Imana yanga ubireke, ibyo bizayinezeza kuruta nuko wavuga amagambo kandi ukora nabi. Naho ibindi bisigaye rwose nta mwanya uzabona wo gushima bihagije. Tujya tunabiririmba ngo nta wagushima bihagije, so it's normal. Nta nubwo uzigera wumva Imana wayisingiriye ngo wumve urayifite yose. Njye maze imyaka ngendana nayo, ariko I'm still hungry for more. So ibyo ntibizakuvuna, ahubwo it's nice yuko ushobora kubitekereza ko Imana idashobora kwishima bihagije. Ntibizakuvuna. Yego. Murakoze. Nanjye nitwa Saro Amanda. Nashakaga kubaza, some of the times hari igihe umuntu asenga agafeelinga like nothing is really going on.
nyine akumva wenda agakomparinga amasengesho yagize mbere n'ayo afite muri icyo gihe akumva nyine hari ukuntu bitari kugenda neza. We all know that wenda hari ibihe ibintu biba bimeze neza, hari n'igihe ibintu biba bitameze neza, ariko nagira ngo mbaze muri ibyo bihe uba urimo, how do you manage kuguma mu mwanya wo gusenga kandi ubona nta mpinduka igaragara uri kubona exactly? Keep praying. Buriya iyo usenze, number one, prayer relationship n'Imana, it's not an emotion. Hari igihe usenga ko kukumva umeze nk'urimo kubwira umuntu udahari, sibyo? Trust yuko Imana yakumvise. Number two, iyo usengeye ikibazo ntigihite kivaho, ni nk'umunyeshuri ujya kwiga, twajyaga dukora entraînement kera y'abatlete, twajyaga tuva i Butare tukajya ku Kanyaru, ni kilometero 34. Koca agatubera muragenda mugere ku Kanyaru mugaruke, ukagera mu nzira ukumva wahaguma ukaharara. You keep going, nubwo wumva nta mbaraga ufite, ariko utangazwa nuko as you keep going ugera imbere ukumva za mbaraga urazifite. So just keep going. Murakoze cyane. Nitwa Divine Nshuti Muheto. Nari mfite ikibazo, ukijijwe ufite imyaka ingahe and byari ryari? Ikindi kibazo cya kabiri, iyo uganiriye n'abantu bakuru akenshi usanga bafite something they regret, baba barakoze bakiri bato. So nibazaga hari ikintu waba warakoze ukiri muto cyangwa before ukizwa, cyangwa niyo waba warakijijwe that you regret? Murakoze. Nakijijwe ryari? Nakijijwe mfite imyaka 25. Hari ikintu nicuza? Thanks God, no. Ariko reka nkikubwire ikintu nari kwicuza mu buzima bwanjye. Mu buzima bwanjye hari ibintu natinyaga bigera kuri 3. Cyambere natinyaga kuryamana n'umukobwa nkamutera inda, narangiza nkamudoropa. Mu bintu byanteraga ubwoba nicyo cyabagabo. Kubyara umwana akazabaho ntinya ko bamubwira ko ndise kubera ko mfite undi mugore. Ibyo rero Imana yarabindinze, navuye mu busore ntarakora ikintu numva ndi greeting. Kuko mu bintu nari kuri greeting mu buzima bwanjye nibyo bibiri. Umuntu wari kujya bavuga ngo Antoine yanyiciye ubuzima, n'umwanya nawe ari kujya bazanye ati papa ninde, bakanga kumumubwira kubera yuko ntashaka kubyemera. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, kuko mu buzima bwanjye nta yindi regretting ngira ibintu byambabaje, ariko ikinezeza nuko navuye mu byaha nta muntu nteje agahinda. Sinkushubije. Nuno munsi giye nshimira Imana ngo Imana uzandinde kuzajyana abantu bavuga ngo dore wa mugabo wanyiciye ubuzima. Either kuko nabeshyeye umuntu bakamwambura akazi ke, cyangwa kubera ko namubeshyeye bakamufunga, cyangwa kubera ko nafashe umwana nkamwe nkamwangiriza ubuzima. Ibyo ngibyo nibyo bintu bishobora, kuko niba wumvise my life mission, ikintu nakora kigatuma undi muntu ubuzima bwe bwangirika cyangwa bubabara, cyajya muri regrets zanjye. Icyo rero Imana yarabindinze kandi ayishimira. Kandi ku myaka yanjye 64 ngira ngo sindageraho Satani adatera amabuye, ariko ngira ngo I'm doing fine. Ubu ngubu ibintu byinshi, nta mafaranga nziba, ntawe nzagambanira, ngiye kwigira muri retirement. So ngiye gusaza nta regret mfite inyuma yanjye, nta mwotsi ntumura. Uzi ibimodoka bigenda bitumura umwotsi, abagukurikiye bose bakaza bitsamura bapfuna. I'm not leaving any smoke behind me as far as I know. Hari abantu bamwe bashobora kukubeshyera akavuga ati nkuye kese ebyiri. Hari umukobwa twiganaga kera tukiri abanyeshuri, noneho nabibabwiye nari umuhanga mu ishuri, aransaba ati tuzicarane kabisa, ati kiriya kizamini umfashe kuvamo. Ndamubwira nti rero make sure kuzanyicara iruhande, otherwise sinzaza kugushaka. Aragenda aza yakirire, asanga nicaye, abona ntibiri bukundi, arambwira ati wakwimutse. Ndamubwira nti sinshobora kwimuka ngo njye kwicara inyuma, kuko burya abanyeshuri bicara inyuma they are always suspicious. Jewe iteka ryose nicaraga imbere ya mwarimu, haba mu masomo haba no mu kizamini, nazaga mbere nkicara imbere ya mwarimu. Noneho dusohotse mu kizamini navuga ngo Antoine ni umugome,
ngo nintsindwa kiriya kizamini nzabimwandikaho. Mubwira ijambo numvaga ari burya hari za imuru dukora zigakomeretsa abantu. Ndabona we se kiriya kizamini hari ubwo nagutwaje memoire yawe. Urumva hari muri 78 ejo bundi twarahuye. Can you imagine how many years it has been from 78 to recent? Aba mu Bufaransa turahura hano i Kigali, turaramukanya, turaganira, tubazanye aho turi, tubazanye ibyo dukora. Arambwira ngo twangura kirata nka kera. Ndavuga numva reka nkubwire ikintu urimo kumbwira ndakibuka, n'ijambo ndakubwiye ndaryibuka, ariko rwose ngusabye imbabazi. Birya byari ibintu by'ubusazi by'ubuto, ariko kuba naramubwiye ngo sinamutwaje memoire ye byaramubabaje. Nanjye nari nkibyibuka ko nabimubwiye. Urumva hari igihe ushobora kubabaza umuntu ariko kumva wowe nta nubwo wari ubigambiriye, nta n'ikibi wakoze, ariko akabikubaraho. Bene nkabyo rero bishobora kuba biriho. Hari umuntu ushobora kuba Antoine yaranyirengagije, wenda ntiyampaye amafaranga kandi wenda nta nayo nari mfite. Ibyo bishobora kubaho, ariko bya bindi bya affect ubuzima bw'umuntu ndibwira ko ntabyo mfite ndi greating. Twumva ikibazo cya nyuma. Murakoze, nitwa Uwimanzi Vanessa. Vanessa? Yego Vanessa. Watubwiye ngo God has a purpose for us, ariko hari n'abandi bantu bavuga ngo there's a time and place for everything. Rero nkibaza, hari umuspeaker waje hano atubwira urugendo rwe, ko yigeze kujya mu marushanwa atsinda ku nshuro ya 8. Yego. Rero nkibaza izo nshuro zose byari kuba byoroshye ko yari gucika intege, agasa nk'ubivuyemo, ariko yarakomeje aza gutsinda. Rero nkibaza ni gute umenya when to give up and when to keep fighting for something that you want? Okay. Ego. Okay, iki kiroroshye cyane. Kimwe muri byo, hari ibintu bimwe ushobora gukompitinga rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, ngira ngo ku minsi byo the span is limited. Sibyo ra? Rero sometimes you know when to give up and not to regret. Ukavuga ngo okay, fine. Sinzi imyaka ufite, ushobora kubimisinga uyu mwaka ukavuga uti nzagerageza umwaka utaha, ariko wagera ukavuga ati at the end of the day this is not a destiny. Sibyo? Ariko icyo bikwigisha, reka nsubize icyo wabajije. There is a time for everything indeed. Ariko nk'uwo nguwo sinzi competition yabagamo, hari igihe wanalyzinga why you failed. Ukavuga uti ariko hariya I wasn't articulate enough. Reka njye gukosora utu dukosa twabayeho, ubutanzongera nkompitinga. Sibyo? Ariko mu buzima, ubundi bwo mu buzima, you don't even need to give up. Niba ufite ikintu ukurikiye ukabona ntigikunda, ariko iteka ryose cyane cyane iyo hajemo Imana irakubwira ngo ariko don't worry. Reka nk'urugero kuri ibyo nababwiye jewe ubundi ambition yanjye ndangiza university kwari kuba umwarimu wa university. Narabikundaga, numvaga nzavamo professor w'igikoko, ku buryo narangije mfite imyaka 24 mba assistant lecturer, mpita mbona scholarship yo kujya kwiga muri Amerika, kandi icyo gihe rwose kujya muri Amerika byari nko kujya mu ijuru. Hanyuma my dream broke down at the moment, yari iri hejuru cyane. Uzi kuzamuka ukajya hejuru, noneho dreams zawe zikaba crushed. I almost gave up. Ndagenda banyohereza kwigisha muri Tronkome yo mu cyaro ahantu hitwa Rulindo, ariko ndagenda ngezeyo nisubiramo, ndeba abana babaga bandi bari imbere yanjye, ndabona ko aba bana nta ruhare bagize mu kibazo cyanjye. They are here to study. They need a teacher. Ubwo ari jyewe bohereje, I'm going to serve them right. Ndagenda mba umwarimu wa wundi wipushinga to the extreme, kuko ibindi byose byanze. Sibyo?
nigishaga neza nkashyiramo ubuhanga bwose bushoboka, ariko nasohoka mu ishuri nkahagarara hanze nkakambya agahanga nkibaza ariko is this life, is this what I toiled for? Icyo gihe rero nibwo nakijijwe, maze gukizwa noneho bihinduka life mission. Ndavuga ngo noneho sinzongera no guhangayika. Namaze imyaka 8 Rulindo muri icyo cyaro, ngira n'umugisha, iyo uri umunyamugisha umugisha uragukurikira. Batwohereza muri stage yo kuvuga icyongereza mu Bwongereza nyine, British Council. Ndagenda ngezeyo giye bayikonvertingamo masters, ngarukana masters muri education. Nje mbibwiye ministeri nigewe nzanye masters muri education, batisubira Rulindo muri tronco, nsubirayo. Ariko njyayo noneho mfite positive spirit, yovuga ngo fine, at the end of the day the purpose of my life ntabwo ari ukwigisha muri university, sino kuba i Kigali. Ngiye kunezerwa ibyo nkora, mbikore nkorera igihugu, sibyo? Icyo gihe rero igituma utagiving up ni ya purpose, sibyo? Uzahuriramo n'ibibazo, ariko keep your purpose, your life mission niyo ituma udacika intege. Umuntu ufite life mission ntabwo ajya acika intege. Rero ntabwo nzi competition y'ubumisi marene baba bemerewe kugerageza kangahera igihe cyose akibishoboye. Okay, nice. Ubwo noneho namwe muzagerageze, abazamisinga uyu mwaka muzagerageze utaha, mwongere mugerageze, ariko perfect yourself. Unfortunately hari ibyo udashobora guperfectinga, kubera si BBC ushobora guperfectinga brain, ariko sinzi uko uzaperfectinga beauty. So ibyo ariko the fact is ushobora kugira ubwo wageze hano, ushobora guperfectinga brain kuko beauty ubwo urayifite, hanyuma ubutaha ukazatsinda kuko uzaza uvuga ngo okay, narabibonye, hari ibintu ibi nibi bigenderwaho, ngiye gukora imyitozo, ushobore kuvuga, ushobore kugira confidence, ushobora kugira project convincing n'ibindi byose muzi basaba, sibyo? Always improve. Kandi niyo mutaba ba miss, aim to improve yourself. Jewe mfite imyaka 64 ariko nuno munsi ndakiga. Nabonye masters mfite imyaka 28 yo mu Bwongereza, mfite 45 nkora indi masters muri leadership, mfite 50 nkora doctora muri leadership development, ariko n'ubu ngubu ninjya muri retirement. Namaze gukora retirement job description. I will keep improving until I die. Nta gahunda mfite yo gusaza nk'icupa ry'ingoroje. So keep improving. Niyo utaba misi, nibura uzakora iki kintu hano. Uvuge ngo twagiye muri camp, we learned some lessons zizadufasha mu buzima. Amushoboye yuko abantu banyuze hano bose bababwiye ibintu byinshi, ahubwo reka mbabwire ikintu kimwe muzajya mukora. Muzicare hano ujournaling ibyo wize, sibyo? Amasomo yose mwize, nurangiza wandike uvuge ngo kuba ntabaye miss cyangwa uzamuba nta kibazo. Kuba ntabaye miss ntabwo ari igihombo, byatumye niga aya masomo kandi ngiye kuyabyaza umusaruro, sibyo? Kuba icyo gihe ntabwo uzaba warahombye. Ariko nuko warageze muri 19 abanyuma ba mbere nako bagera kuri stage muri final, nabyo ubyishimira. Nihagira n'ukubwira uti ariko ntabwo wamubaye, uzamubwira uti ariko after all nageze muri final, nageze kuri finali. Siko bimeze, nakinnye finali. Imana ibahe umugisha. Ngira ngo icyo mwasigarana muri iyi boot camp, kuvuga ngo twagiye muri camp twiga kuba beza in and out, sibyo? Hanyuma muzaduhesha ishema, hanyuma ababyeyi ntibazababazwe nuko mwagiye kuba ba miss. Ndabibabwiraga nk'umupapa wagize umumisi, I know the trouble.
uriya mwabivugaga nkabyumva nkavuga nabo bahuye nabyo kuko wenda uwo mukobwa ababwira ukuntu nigeze kumutwara turi babiri mu modoka ndamwicaza ndamubwira ariko do you know you are the daughter of a pastor ndamubwira ati daddy ndabizi rwose yuko uri pastor are you sure you are going to be not a shame to me arambwira ati daddy ati rwose niyo habaho ikibazo ati nzaba nagize ibyago ariko I promise ndamubwira nti sawa I support you ubwo murumva nyine ntabwo biba byoroshye so nimuzabona ababyeyi bafite some fears mujye mutwumva sibyo tugira fears kuko tubakunda kandi tugira fears ko tudashaka yuko ubwiza bwanyu bobera danger ariko ubundi beyond that rwose ubwo wageze hano nuko ubwo bakwemereye kuza kuko amushobora kwiyo banga ntabwo uba waraje sibyo kandi nutaho utabaye wa mbere bakagwira uti ubu se ntubone uzabwira uti ariko daddy nageze kuri finale kandi hari amasomo nize so uzagende wicarane na mama wawe umubwira uti mama hari ibintu nkuyeyo these are the life lessons nkuyeyo ngiye kugenderaho kandi sinzagukoza isoni sibyo ubwo nanjye nifatanije n'ababyeyi ntimuzadukoza isoni go as far as you can go be good be purposeful be useful ibindi bisigaye byose mwubaha Imana izabibashoboza turagushimye mwamana yacu ndagushimira ku bw'aba bana bose bari aha ngaha they are competing njye mvuga ngo it's a game kandi koko it's a game kuko game abantu barakina bamwe bagatsinda abandi bagatsindwa ariko aha ngaho nta gutsindwa kubamo bamwe babona ibihembo ariko abandi nabo bakaba baragerageje ndasengera aba bana bose ntihazagire n'umwe uzava muri iyi camp nibamara gutora ntihazagire n'umwe uzavamo ari depressed ari hopeless ari helpless bose bazagenda bafite confidence yuko bakompitinze kandi bakarangiza kandi abasengera ngo amasomo yose bize muri iyi minsi yose azagire added value mu buzima bwabo bwa buri munsi ndasengera uzatsinda ndetse n'abazakurikiraho bose ngo bazagira akamaro muri iki gihugu n'aba bana bose ko nicyo twifuza ku rubyiruko rwacu bave mu rubyiruko rwiza ariko rutiyandarika bave mu rubyiruko rwiza ariko rufite icyerekezo bave mu rubyiruko rwiza ariko rufite purpose yo kuzamura igihugu no kuzamura abanyarwanda ubahe umugisha kuruta ibindi byose ubahe kukumenya ubahe kukumvira ubahe kukubaha ko nibyo bizabageza kuri ubarinde 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 kandi ukomeze kubafasha ubagirire neza ko ni mu izina rya Yesu umwami wacu Yesu Kristo amen so mwakoze cyane. Good morning, everyone. Welcome once again to Miss Rwanda 2022. Today, I'm about to have a conversation with Reverend Dr. Rutayisire Antoine, who just had a conversation with the 20 contestants, and the topic of the day was fearing God as well as having godliness in you. And the 20 contestants definitely had a lot of questions in terms of how a woman of God can be able to be out there in society as well as uphold her duties as Miss Rwanda. Muraho. Muraho neza. Amakuru yanyu? Ni meza. Twishimiye kugirana ikiganiro namwe. Murakoze. Tunyurishamo muri make ikiganiro mwagiranye. Ikiganiro yewe bari bansabye gutanga ni umukobwa wubaha Imana. Nabaganirije nyine inyungu zo kubaho wubaha Imana, amasomo agera nko kuri 3. Somo rya mbere kumenya yuko ubwenge n'uburanga kuko ubundi muri misi nicyo kintu cyo bita BB, brain and beauty. Ibi bintu bibiri bikora muri Miss ubundi ni gift y'Imana. Uburanga nta muntu ubwiha, ubwenge nabwo busanga mu mutwe uretse wenda icyo dukora no kubuzamura ariko icyo ngicyo nicyo nahereye iteka ryose guhorana iyo awareness ko gutekereza ko ibyo mfite ni ibintu ni impano z'Imana. Icya kabiri kumenya ko Imana yakuremye ifite umugambi. Nta muntu uri ku isi yararimwe gusa kugira ngo abaho ngaho beyond iyi contest ya Miss imigambi y'Imana yigumaho.
hanyuma icya gatatu ikintu cyo kumenya ngo kugendana n'Imana bituma ubwiza bwawe butakubera ikibazo, kuko ubundi ni byiza kuba mwiza ariko ntabwo ari abeza bakubona gusa nawe barakubona ku buryo ushobora gusanga ubwiza bukubereye ikibazo kuruta ko biba igisubizo. Ibyo rero nabyo kumenya ko Imana ikureba igutegerejeho kugenda ufite ubunyangamugayo, ufite kwirinda, ni nk'amasomo 3 nakuyemo n'ibindi twagiye tuganira. Noneho bagize n'umwanya wo kubaza ibibazo bitandukanye ku buzima bwanjye, ku buzima bwabo, ibibazo bahura nabo, by'ababyeyi n'abana n'ibindi. Hari ibintu bigiye bitandukanye wagiye ubigisha, guca bugufi, kuba responsible. Mu biganiro wagiranye ni iki wumvishe aba bakobwa bashatse kumenya cyane? Ngira ngo nta kintu basize inyuma, kubera yuko bagiye babaza ukuntu wamenya umugambi w'ubuzima bwawe, ukuntu wakwirinda ibintu by'amashyari, ukuntu wakwigirira icyizere ariko ntibigihinduka agasuzuguro, ukuntu wanezeza ababyeyi kandi uri muri ibi ngibi. Mbese nta kibazo na kimwe ngira ngo basize inyuma mu byo nagombaga kubabwira. Hari umukobwa dufite muri competition, Jeannette, ufite ubumuga bwo kutumva no kuvuga. Yari afite nawe ikibazo cy'uko mu nsengero zigiye zitandukanye baba badafite representative cyangwa se umuntu wabafasha kugira ngo nabo bagende bakurikirana different preachings. Wamusubije gute, kandi iki kibazo kizakemurwa gute? Nanjye nemeranije nawe yuko ni ikibazo kiriho, kuko usanga mu nsengero, burya mu nsengero hari ibintu byinshi tutigeze dutekerezaho. Nk'icyo kintu cy'abantu babana n'ubumuga ubwo ari bwo bwose, ukuyemo n'ubwo wenda bwo kutumva no kutavuga, ariko hariho n'ubundi. Hari igihe usanga nko mu nsengero, reka nguhe nk'urugero, hari abantu bagufi twita ibikuri. Nabyo burya hari igihe usanga n'intebe zacu ntaho twigeze duteganya yuko abantu nk'abo babaho, bashobora no kuza mu rusengero ngo bagire intebe yicaraho ireshya nuko areshya. Hari n'abandi bagira nk'ibibazo bindi, usanga kenshi muri infrastructure zacu, mu buryo twubaka, ntabwo duteganya ko ibyo bibazo bibaho. Usanga rero noneho nk'abo ngabo babana n'ubumuga bwo kutumva no kutavuga, bo bakenera ruriya rurimi rw'amarenga. Nta bantu usanga barabyize ngo babimenye, uretse ngira ngo hari insengero zimwe nabonye nk'urusengero rw'Abadventiste rumwe rwose rwanabigize muri porogaramu yabo, urubyiruko barabyiga, bamenye kubikora. Nagiyeyo nanjye ndatangara kandi ndanezerwa, ariko ntabwo ari benshi babifite. Birumvikana cyane. Ahubwo natangaye ukuntu nka Jeannette aza muri konkuru y'aba Miss, abigenza ate, abajuri bazabigenza bate? Bamushakiye umuntu usemura ururimi rw'amarenga. Nabibonye, ariko urumva ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye na gato, ariko afite icyo ashaka kandi. Ibyo rero wavugaga, yewe nibwira yuko no kuza muri ntuza nk'izi ngizi bituma abantu batangira no gutekereza ukavuga ati twari dukwiye gushaka icyo dukora kuri nk'izi ngizi, kuko hari ubwo twibwira ko badahari, ntitubone ko impamvu badahari nuko ntacyo twateganyije gituma bahaba. Iyi competition, abakobwa muri bootcamp bagiye bagirana ibiganiro n'abantu batandukanye babigisha ibintu bitandukanye. Kuri wowe wumva essence cyangwa se the use of ikiganiro bagiranye nawe ari ikihe? Inyigisho mwagiranye kuri wowe wumva ari iki kizabamarira? Ahubwo icyo nicyo wagombye kubabaza ari bo. Ariko ngewe ubundi iyo ngiye kwigisha iteka ryose ngomba ntekereza abantu ngiye kwigisha birenze ibyo barimo. Kurabona kimwe muri byo, ko ngewe ikiganiro bari bampaye nicyo cy'umukobwa wubaha Imana, nashoboraga kuza nkababwira ibintu by'agakiza, nkababwira, ariko navuze ni iki cyagirira umumaro umukobwa mwiza mu bijyanye no kubaha Imana? Icya mbere ni icyo kintu nyine cyo kuvuga ngo nzaba mwiza ariko ntabwo nzaba arrogant, ntabwo nzirata, kubera ko nzi ko Imana ariyo yandemye. Ubwo Imana ariyo yandemye ntihabwa icyubahiro kuko nta ruhare nagize muri ibi ngibi, bikagucisha bugufi kuko uzi ko ntabwo ari byiza kwirata ikintu utagizemo uruhare. Icyo ngicyo cyo ndibwira yuko ababyumvise neza, ariko baracyari na batoya. Rero iryo somo rigiye gukuza, ugenda ubyiga mu buzima kuko bigenda biza ukazabyumva ukuze. Ikindi ni ikintu cyo kumenya ngo uyu mukobwa yari mwiza, ni na comparison nakoresheje, ni ikigereranyo. Umukobwa yari mwiza amera nk'itara. Itara rimurikira abantu rikagira umumaro, ariko rinakurura n'ibisimba. Ujya ubibona nka nijoro ukabona ibisimba byose byagiye ku itara. Ubwiza bw'umukobwa bushobora kumubera umugisha nkuko bumubera umuvumo.
icyo ngicyo kubibabwira ukababwira ngo umenye kuri mwiza ariko ubwiza bwawe ntuba ari bwo ugarukiraho. Hari abandi bazabubona kandi bashaka kubukoresha nabi, bashaka kububyaza undi musaruro kandi ukwicira ubuzima. Icyo ngicyo kiri mu byo nawe. Ikindi cya gatatu ni icyo ngicyo cyo kugira ubuzima bufite intego. Rero numva ibyo ngibyo bitatu babifashe, ubundi ubuzima bwabo bwaba bwiza. Tugana ku musozo, abakobwa bari mu irushanwa rya Nyampinga Rwanda 2022 bagiye biga ibintu bitandukanye, ariko se irushanwa rizarangira kandi hazabamo umukobwa umwe, ariko bose bagomba guhagararira igihugu, bakanahagararira urubyiruko abagenzi babo kugira ngo bazayabagirire akamaro. Ni gute aba bakobwa bagomba kumenya ko nta bwiza budafite intego? How can they be able to represent the youth in this essence? Ariko nibyo nabibabwiye, nababwiye niwe go beyond. Go beyond iyi contest ya Miss, kuko buri muntu wese aza muri bootcamp afite project. Jewe no mu byo nshima gufata umwana muto agatangira gutekereza ko ashobora kugira project ishingiye ku kibazo cy'igihugu ashobora kubera igisubizo. Ariko niyo utaba Miss, niyo utajya mu batsinze, ariko nibura biba byaguha iki kintu cyo gutekereza ngo muri ubu buzima hari umumaro nshobora kugirira igihugu, hari umumaro nshobora kugirira abanyarwanda, hari umumaro nshobora kugirira urundi rubyiruko. Icyo yagombye gukora nabibabwiye nsoza ikiganiro, bavuga nti go beyond. Be young, be beautiful, be joyful, ariko go beyond. Utekereze ko ubuzima buzakomeza hirya y'ikonkuru y'uyu Miss, ubuzima buzakomeza. So uko wagize uyu mushinga uje muri contest, ugumane mu buzima, ubu mushinga w'ubuzima bwawe. Murakoze cyane. Dusoza, nihe message waha aba bakobwa 20 bari guhatanira ikamba rya Nyampinga? Nayibahaye, babe beza, bagira ubwenge, nibarangiza bagira umumaro. Ntabwo nibura ko nshobora kuvuga ikirenze icyo ngicyo. Murakoze cyane. Sawa. So there you have it. That was my conversation with Reverend Dr. Rutayisire Antoine. It was definitely thrilling as well as very educational. He also let us know the different conversations he had with the 20 contestants, what they were most wanting to know about the different ways in which they can be able to fear God as well as be able to contribute to their society. Miss Rwanda 2022 yatewe inkunga na Africa Improved Foods, Bella Flowers, Forza Gaming, Africa Medical Supply, Hyundai Rwanda, Volcano Express, University of Kigali, La Palisse Nyamata, IUCN, East African Promoters, Merez Petroleum, Rwanda Forensic Laboratory, Makuza Peace Plaza, Copa Telecom, Igihe Limited, Smart Design, Ian Collection, Keza Salon, Bisa Deco, HDI Rwanda, Diamond Smile Dental Clinic, Céline d'Or, Auto Express Garage, Goodav, HD Design, Primus. Drink responsibly. RBA, Bank of Kigali, financially transforming lives.